hari igihe amasezerano asinywa hagati y'ibihugu akagaragara nk'inkuru idasanzwe ya diplomasi, ariko hari n'andi aba ashobora guhindura uburyo igihugu gikora ubucuruzi kikabona ingufu zihagije ndetse kikarushaho gukomera mu bukungu. Kuri uyu wa mbere guverinoma y'u Rwanda n'iya Kenya zashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane agamije koroshya uburyo u Rwanda rutumiza ibikomoka kuri peteroli byatunganyijwe binyuze mu muhora wa ruguru. Umuntu usanzwe ibi bishobora gusa n'inkuru y'ubucuruzi, ariko iyo usesenguye neza usanga ari icyemezo gifite ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, ku mutekano w'ingufu, ku bucuruzi bw'akarere ndetse no ku buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda ndetse n'abanyakenya. Ese aya masezerano asobanuye iki? Kuki Kenya ari igihugu cy'ingenzi ku Rwanda mu rwego rwa peteroli? Se aya masezerano ashobora kugabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli? Nize nyungu n'imbogamizi zishobora kuvuka? Muri iki kiganiro tugiye kubisesengura mu buryo bwimbitse. Muhaye ikaze ni kuri The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ukomeze kuryoherwa na gahunda zacu zitandukanye. Reka duhere ku gice cya mbere uko peteroli igera mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, bivuze ko ibicuruzwa byinshi rutumiza biva mu byambi byo mu bindi bihugu. Mu rwego rwa peteroli, icyambu cya Mombasa muri Kenya nicyo gihugu u Rwanda rwishingikizaho cyane. Peteroli bayagejejwe ku mato ava mu bihugu bicuruza nka Saudi Arabia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar cyangwa ibindi bihugu bishobora gutunganya peteroli. Iyo bigeze muri Mombasa ibikwa mu bigega binini mbere yo koherezwa mu bihugu byo mu karere bitandukanye. Nyuma yaho inyuzwa mu miyoboro ya peteroli no mu makamyo ikagera muri Uganda, hanyuma ikinjira mu Rwanda. Iyo urugendo rugize ikibazo n'u Rwanda rubihomberamo. Iyo habaye ubucucike ku cyambu ibicuruzwa biratinda. Iyo habaye imyigaragambyo cyangwa ibibazo by'umutekano, peteroli nayo irakererwa. Iyo amafaranga yo gutwara yiyongereye, ibiciro nabyo birazamuka. Niyo mpamvu uburyo igihugu gitumiza peteroli bufatwa nk'ikintu gikomeye mu mutekano w'igihugu ndetse no ku bukungu bw'igihugu. Naho ku gice cya kabiri icyo aya masezerano noneho ahindura. Aya masezerano mashya agamije koroshya uru rugendo rwose, azafasha u Rwanda gutumiza peteroli nyinshi icyarimwe, azatuma rukoresha neza ibigega bya Kenya, azoroshya gukoresha imiyoboro itwara peteroli, azafasha no gutegura neza uburyo peteroli ibikwa mbere yo koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi magambo, ntabwo u Rwanda ruzajya rutegereza igihe cyose cyo kubona peteroli, hazabaho uburyo bwihuse bwo kuyitumiza no kuyigeza ku isoko. Ibi bizagabanya ibyago byo kubura peteroli mu gihe habaye ikibazo ku isoko mpuzamahanga. Bizajya bituma busanga u Rwanda rwarizigamiye peteroli nyinshi. Icyo Minisitiri Prudence Sebahizi yabivuzeho mu muhango wo gusinya aya masezerano, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi Kajangwe yavuze ko aya masezerano atari impapuro zisinywe gusa. Ndabisubiramo. Mu muhango wo gusinya amasezerano, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi Kajangwe yavuze ko aya masezerano atari impapuro zisinywe gusa. Icyo yashatse kuvuga muracyumva. Yasobanuye ko ari ikimenyetso cy'ubufatanye bwimbitse hagati y'u Rwanda ndetse na Kenya. Yanibukije ko umuhora wa ruguru cyangwa se umuhora wa Elmoza maze imyaka myinshi ari umuyoboro ukomeye uhuza ubukungu bw'akarere. Yongeyeho ko gukoresha neza ibikorwa remezo bya Kenya bizafasha kongera umutekano mu rwego rw'ingufu. Ni amagambo agaragaza ko ibihugu byombi bishaka gukomeza kubaka ubufatanye burambye ho guhangana. Dusubira inyuma gato kuvuga ko amasezerano basinye atari impapuro zisinywe gusa, kuko amasezerano asinyirwa ku mpapuro. We yashaka kuvuga ko atagomba kubikwa ku mpapuro, ahubwo aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa n'impande zombi. Ubwo navuga ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Kenya. Igice cya kane, ese ibiciro bya lisansi bizagabanuka? Iki ni ikibazo abaturage benshi bibaza. Ukuri nuko aya masezerano adahita agabanya ibiciro. Ibiciro bya lisansi bigenwa n'impamvu nyinshi, harimo igiciro cya peteroli ku isoko mpuzamahanga,
hari amafaranga yo kuyitwara, hari ubwishingizi, hari imisoro, hari n'ihindagurika ry'agaciro k'idolari. Ako niba amafaranga yo kuyigeza mu Rwanda agabanutse, bishobora gutuma ibiciro bitazamuka cyane nk'uko byajyaga bikorwa. Ni inyungu abaturage bashobora kubona mu gihe kirekire cyangwa se no mu gihe kidatinze. Naho ku kamaro mu bukungu noneho bw'u Rwanda, ubukungu ntibukura hatabayeho ingufu zihagije. Inganda zikenera peteroli, ubwikorezi bukenera peteroli, ubuhinzi nabwo bukenera peteroli. Ubwo ndavuga ku buhinzi bugezweho, n'ibikorwa byinshi bya buri munsi bishingira ku lisanse na mazutu. Iyo mvuze ko ubuhinzi bukenera kuri peteroli, bukenera peteroli, ushobora kuba byibazaho, ntabwo ndi kuvuga bwa buhinzi ugenda ugafata amabimba ugashyiramo ibijumba. Ni ubuhinzi bugezweho. Iyo igihugu gifite uburyo bwizewe bwo kubona peteroli, kiba gifite amahirwe menshi yo gukurura abashoramari. Abashoramari baba bazi ko ibikorwa byabo bitazahagarara kubera ibura rya peteroli. Niyo mpamvu aya masezerano ashobora kongera icyizere cy'abashora imari mu Rwanda. Naho icyo bisobanuye noneho ku karere kose muri rusange, aya masezerano ntabwo afitiye akamaro u Rwanda gusa. Kenya nayo izunguka, ibikorwa remezo byayo bizakomeza gukoreshwa cyane. Icyambu cya Mombasa kizakomeza kwakira ibicuruzwa byinshi, ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi buziyongera. Ibi kandi bishimangira intego y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yo koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize. Ubwo nuko nk'uko bimeze ku bijyanye n'amasezerano, amasezerano atazungukirwamo n'igihugu kimwe gusa cyangwa bibiri, ko tubonye ko n'ubundi akarere kose gashobora kuba kakungukira muri ubu bucuruzi cyangwa se muri aya masezerano. Ko twabonye ko icyambu cya Mombasa kizakomeza n'undi kwakira ibicuruzwa byinshi, bahirane hagati y'ibihugu byombi bukiyongera. Kandi bishimangira n'ubundi ntego y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yo koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize. Muribuka mu minsi yashize bwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Kenya Samuel William Ruto bari hari mu gihugu cya Tanzania, amwe mu masezerano n'ubundi basinye, harimo n'ubundi n'uburyo ibihugu byajya bikorana. Tugana ku musozo rero, isinwa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kenya ni ikimenyetso cy'uko ibihugu byombi bikomeje gushyira imbere ubufatanye mu rwego rw'ubukungu n'ingufu. Nubwo abaturage batazabona impinduka ako kanya ku biciro bya lisansi, y'amasezerano ashobora kugira uruhare rukomeye mu kongera umutekano w'itangwa rya peteroli, kugabanya ibiciro by'ubwikorezi mu gihe kiri imbere no guteza imbere ubukungu bw'akarere. Mu isi aho ibibazo by'intambara, ihindagurika ry'ibiciro bya peteroli n'ubucuruzi mpuzamahanga bikomeje kugira ingaruka ku bihugu byinshi, kuba u Rwanda rukomeje gushaka inzira zirambye zo kubona peteroli ni intambwe ifite akamaro gakomeye. Muratekereza iki kuri aya masezerano? Ese azafasha mu kugabanya ibiciro bya lisanse no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda? Andika igitekerezo cyawe aho muri komenti, kandi ukanina subscribe nimba utarayikanda, usharinge inkuru zacu kugira ngo na bagenzi bawe bajye babona amakuru meza agezweho kandi bayabonere ku gihe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere kandi turabakunda cyane.